Umubwiriza igice cya 5. Ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana. Kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Inzozi zizanwa n'imiruho myinshi, kandi ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuwuhigura, kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Guhiga umuhigo ntuwuhigure birutwa no kutawuhiga. Ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe, kandi ntukavugire imbere ya marayika uti narafuditse. Kuko Imana yarakara ijwi ryawe, ikarimbura umurimo w'amaboko yawe. Nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ariko weho ujye wubaha Imana. Ubutunzi bukwiriye gukoreshwa mu buryo bwiza. Ntubona mu ntara umukene urengana, n'abanyarugomo bakuraho imanza zitabera no gukiranuka ntibikagutangaza. Kuko isumbya abakuru ubukuru ibyitegereza, kandi hariho abakuru babarengeje. Nyamara uburumbuke bw'igihugu ni ubwa bose. Umwami nawe ubwe atungwa no guhingirwa. Ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, n'ukunda gukunguka byinshi nawe ni uko. Ibyo nabyo ni ubusa. Iyo ibintu bigwiriye, ababirya nabo baragwira. Nyirabyo aba yungutse iki? Kitari ukubirebesha amaso gusa. Ibitotsi by'umukozi bimugwa neza, n'iyo ariye bike cyangwa byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru. Nicyo butunzi nyirabwo yibikiye bukamutera amakuba. Ubwo butunzi bukamarwaho no guhomba, kandi iyo abyaye umwana ntabona icyo amupfumbatisha. Uko yavuye mu nda ya nyina ari umutumbure, azagenda atyo nk'uko yaje, ari ntacyo azajyana cy'ibyo yaruhiye yatwara mu ntoki. Icyo nacyo ni ikibi gikabije, kuko uko yaje ariko azagenda. Byamumariye iki gukorera umuyaga? Iminsi ariho yose ahira mu mwijima, abona umubabaro mwinshi, agira indwara n'uburakari. Dore icyo nabonye kibera umuntu cyiza kandi kimutunganiye, ni ukurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose akorera munsi y'ijuru mu minsi yose akiriho, iyo Imana yamuhaye, kuko ibyo ari byo mugabane we. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire, ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bituma atibaza cyane iminsi azamara akiriho.